Waramutse. Waramutse. Meze neza. Meze neza. Natwe turashima. None se naje kukubwira kirotirwa ntabwo kimbwira ndi kuri mashini twakora cyangwa tukabaze neza cyo wabanza ukamukayemo tukavugana n'ukwezi nta kibazo ngiye musima ushaka urabona ikampani nta kibazo kirimo ugereranyije n'ukuntu twakoraga n'ukuntu imikorere yacu ya mbere yari imeze n'uko nyine bimeze urabona nta kantu kahindutseho karimo. iki nta kintu nabona kuko nanjye kuba yaravuye aha ngaha nkazana umukozi wize nzi ko yize ahantu heza ubifitiye n'ubushobozi ndatekereza nta kibazo kirimo. Uwo rero wita umukozi wize uwo wita umuntu ubifitiye impamyabumenyi zabyo niwe koko ugiye gutuma kampani yacu ijya hasi. Uriya mukozi wazanye ubona gukorera neza akazi nk'uko bikwiye tumwaka ripoti ntaziduhera igihe niyo umuntu aje kuzimwaka asanga ari kunywa amayoga muri ofisi amaguru yayashyize ku ntebe yayashyize kuri tabure ibyo mubwira ni ko bimeze. Amayoga ariko kuki abantu mugashaka no kugereka ibindi ntabwo tubangada kuba narirukanye nandi nkazana umukozi wize muri Amerika uzi ibyaje gukora nibwo mushaka umugamba ni nandi wagutumye ni nandi wagutumye ngo uze umugamba n'abandi ararekana nandi byemerukana nawe ryari kuva mwamwirukana nari ko ngiye guhura nawe ariko president ndamuzi tumaranye igihe kinini cyane. Brez uramuzi ariko ntabwo muzi wowe akwihishemo ikindi nutareba nabi iyi kampani irajya hasi. Ari mu mayoga ari ku ma video call aravugana na bene wabo ngo bari hanze umuntu amwaka ripoti akatuganga abakobwa b'i Kigali ngo ntabwo twuzuye ngo iki agashaka guterana amagambo nanjye ndimo kumubaza ibyerekana ahubwo agashaka guterana amagambo nawe kwisika kuruta ubisika ari umuyobozi wawe ikindi ni umuyobozi wanjye aje kumva uri kumubeshyiraga muri izo gahunda nta kibazo muhamagare azi ibyo bintu bitubaze twende duhari. Ntabwo nyakunda kwinjiza umushiro wanjye mu by'amategeko y'abakobwa umushiro ariko akagana ndakubashye ayo magambo n'undi munsi nuzongeye ko sitaro nzana amafuti nk'ayo sibyo ni amafuti nicyo ashaka kumbwira ugatuma ndeka gutanga ni amafuti mubwiye. Okay go genda rwose niba bikubabaje uzafata utwe wigende ukura mu ndamuzi amaze imyaka 2 aranje kwiga ibi bintu afite experience yabyize muri Amerika ikindi ndemse ko atajya batwa n'inzoga gendere shiri nawe ushaka tagajya batwa n'inzoga sibyo tagajya batwa n'inzoga ubuse urajya mu zawe kiye kimenyetso kibimenyetso n'ibyo nibyo mubwiye. Okay nice mama ho ariko ibi ngi ntabwo uzatinda kubibona kandi uzicuza impamvu wirukanye umwana uzakaza. Okay sawa bitekereze tekereza kuzicuza abakobwa muri kampani babe bate ku buryo nshobora kwirukana umukozi utazi akazi nkazana umuhungu wize muri Amerika sheri wanje ndetse kadashobora gukora ibintu kuko inzoga mu kazi nawe like ni gute se Brez akifata mu nzoga mukakanya cyese kandi Brez akifata akasaka mu nzoga mu kazi abizi imishinga dufite abizi business dushaka kwi kandi ibintu byanjye n'ibyo urabwo gushira usanga ari nka kamwe bambaje ko Brez atanje inyuma. Ese ubwo iki cyatuma babara ko turi gumwe nari twende wagiraga agahinda ntaraza nayo izo jinzingo niwe uzishoboye nasi zifata uzinywe zose uzimara niwe uzishoboye niwe wishimye niwe ngewe nta mutima afite wo kugira ikintu ushaka kunywa cyangwa cyo kurya nuko nyine wakoze
Nisima miki cyukubabaje icyo akanya washaka none. kukigezeho ntabwo niyumvisha ukuntu wakwikora ukirukana undi mwana ntabizi. Uzi ukuntu twamufasha angana nkamurera nkamugira nk'umwana wanjye nkamwigisha amashuri yisumbuye universite byose nkamwigisha warangiza ukambwira ngo ugiye kumwirukana uko wiboneye nk'uwirukana imbwa. Nasi nuko nyine wakoze. Ase mama urumva rero wakagize umujinya ukaba ari ubabara. Reba nkanjye icyo washakaga nyine ukigezeho. nta kindi nyine ubunyeretse. Umuhungu mutumbukije iryiriya hose mwamuhaye urukundo ruto rwanjye ku buryo ushaka kumubura ugahangayika ukanga kurya ukanga kuryama ngo ruko umuhungu namwirukanye. Ni umwana wese basi mbimenye. Umuhungu akomana nawe ntukajya uvuga ngo ngira amahane cyane. Nasi ubu naruhiye ubusa. Nese hageze nimbo icyo cyose yamaze akora mu bintu byacu amafaranga yacu yakubita ku mufuka. Ubu yananirwa kwibeshaho. Imyaka siramaze ndi hanze. Nta nijana nangereka nzerye ku mafaranga ya papa na mama. Nese nugute akoma mujye mu myaka ngiye mwakwereye. Ngubu urukundo rwaye rwose nabibonye urukundo wari umfite waroheye karagahungu. Ni nayo mpamvu nanjye nashobora gutuma kongeka kagaruka muri business yacu. Ubi neza yose nakoze. Imyaka yose nakoze nkori neza mvuga nti nibura hari igihe nzayisanga imbere. Ubu bibaye zero. Kubera wowe Nasi. Kubera gukunda ibintu kwawe. Byari byagiye hehe kubiri mu mazina yanjye. Kuki undi mwana wamwishyizemo ukumva ko azagutwara imitungo ari guhera hehe. Gaho ngi. Ubusaka gahinda nteye. Uzakangiza gute. Nasi ushaka uriya mwana umugarura. Niba ushaka ko numvikana nawe nka nyoko wakubyaye ugarura uriya mwana. Ntabwo ubu ngubu aho ugiye gukireye urwango hagati yanjye nawe. Ibaze none nimba umuhungu tutanaza ashobora kuza akaringisha n'umubyeyi wanjye. Mami ndakubwiza ukuri yuko ikintu nkubwiye ukuri nuko uriya muhungu nashobora gutuma agaruka hano. Tekereza amarira akurishije none yabaze none wagize nk'ikindi kintu kibi. Kandi njye ntabwo warira ngo umwana wanjye yagarutse ngo reka byibura yicaye mu bintu byibura ukareba nayo ibyishimo ariko uri kurira ngo kukwege umuhungu umwana kuriye umuhungu w'imyaka hafi yagiye no kuzanga 30 cyangwa 40 simbona ari no musaza usurarizwa n'umusa. Mu buzima bwawe ujye witwararika ikintu bita imfubyi. Niba mbikubwiye n'inyoko ujye witwararika ikintu cyitwa imfubyi. Umuntu w'imfubyi ujye umwitwararika kuko amarira y'imfubyi n'umupfagazi nta muntu ujye uyakira uko yiboneye. Nasi nutangarurira uriya mwana wowe ngo na telefone ntabwo iriho ndimo ndamuhamagara ntabwo yitaba. Koresha nyine wumva ukuntu cyitetesheje wumva ukuntu cyitetesheje igihugu kingana kuriye kimaze imyaka 5 cyose gikorera amafaranga ubuse cyabura ukuntu kibeshaho. Nzi ko wahindutse agwembo kitarubaka n'inzu nacyo ni ikigori amafaranga cyararunze cyakubise umufuka maze nayo ngo Mana njye umwana ndamubona gute. Nasi urahemutse urampemukiye wicara uzi kumpemukiye. Nintabona nabi ntuzongere no kumva vana ayo maji imbere vuba. Ubwo se urabona ayo maji y'amaringi yagutomere iyanjye iyawe nurangiza umwe n'iyanjye hanyuma wishime. Ubona ari iki gituma narya iki gituma nanywa. Ubu uriya mwana arajya he ubu ahantu ariye ubu se hari buyariye. Urambabaje gusa kirajya ubu ngubu ni manuna. Nane umbabarira ahantu uri hose ntabwo ari njyewe mwana wanjye. Buriya baca umugani ngutazizi narashatse ziri narabyaye. Nasi arambabaje se ndagukoreye mu gusaba imbabazi koko.
Yo, what's up? Yeah, it's been a while. Umezutese? Yeah, me too, I'm okay. Sana gukumbuye. Shana wakumva ukuntu mukumbuye. Pepe, bimwe byanyuma. Kibupe nono kwakuntu ujya wambara bikini, ewana ugasunda ibintu byose bikamera fresh. No. I miss to be with you. Yeah. We have to be in touch. Brace. Brace. Akana akazi urimo. What's wrong? Ese bre buryo umwana amatabi n'inzoga zingana utya. Inzoga wateretse kuri table machine hirya ese. Ntabwo ushobora kunyumva byibura bwa rimwe aka kanya bre ugezeho nsuzugura ku buryo ushobora bre niki ntako. Bimwe no kuzanga kwicaza muri business iwacu. None uri abakozi barambwira nkavuga ngo nusuzugura wenda ari n'ikindi kumbi uri kuvuga n'umukobwa uri kunywa amatabi dore inzoga akazi gakorwa byari machine imaze iminsi 3 utekoresha. Hey, what's wrong with you? What language? With who? With me? So what we get drunk? So what we smoke? We just having fun, don't you know? Takina mukazi kanjye mu mafaranga ya papa na mama nge bavunikiye wasinze. As I can see. Break. Okay. I could say, babe. Ni always a state nzi ni nundi bamenduri. Ako break. Ni wowe nzi cyangwa bampinduriye. Kuko Brace nzinza ari umuhungu z'ubwenge utushobora kucangaze muri biro. Nka buri mpamvu abakozi bose nirwo bandegera Brace. Oh, she, man. You see. Oh my gosh. Hey, Is that you? Mwongera ahubwo njyewe. Akanaka suzuko, babe. Akanaka suzuko. Aho utansuzugura ugasuzugura n'ubera ku babyeyi banjye kugera ahangaha. Okay. Niki? Unywera amatabi mu kazi, unywera inzoga mu kazi, warangiza ngo ngenda gusuzugura. Then, I just want to ask you one question. Can you hear me? Can you fucking hear me? You! Wakoze iki sahuko? Do you ever think ko njyewe ibi ngibi ari byo nari nkeneye? Look at me. First look at me. I would say nta kindi kintu ndi buze kuvuga utari kundeba mu maso. Look at me. Unapaswa kujua akili wewe. Tazama mimi. Unanielewa? Let me tell you. Kuva wava iyo za Amerika zawe bari baragiye umaze imyaka ingahe tutari kumwe? Can you count down? Then uraje urumva ko umpaye akazi, umpaye ofisi yawe, umpaye company yawe ngo nyigenge. Am I God? Huh? Can you imagine umpaye ofisi? No, wait. I'm just talking. Brain. No. Ikindi wawe. No. Babe. I respect you. But if you want, I'll slap you. Just listen to me. It's my time. It's my day. I just want to tell you anything from zero to the end. It's okay, Brain. No. I'll finish. Now that's all. Okay?
uraje umaye ofisi yawe ngo niki umaye ngo biro mu bigenge umaye iki who told you ko ari byo nari nkeneye imyaka ingahe yose uri hanze ntagufite urangije uraza unsigira ngo ibi bya ofisi byawe uragenda you think ko ngiye ntari umuntu can you imagine that amafaranga se ugiye kumwanyisha ko mu member hano se mu member ngahe iyi kampani yawe ya member ngahe iyo daddy yabatamaye you know daddy boss ngiye kugusonga mu gikomere cyawe ariko reka banze numuheresha. Let me tell you the truth. Daddy wawe akiriho ntabwo yigeze arusha amafaranga my dad. Do you understand? And today there's no money you can pay me. Nashobora kugenda mu yabone kwa dad wanjye. What I just fucking wanted is you. Did you ever think about me? Yeah? You tell me, it's you I'm asking, man. We just mentioned on. And you are there, babe, hon, I love you. Only words. Uzikintu cyatumye mubaka kanya nuko byo tuzokundana ariko ibiro ntago ari yawe nicyo akazi ndavuze ngo soka biro ya sibyo ujye kurya amafaranga iwanyu undekere biro Office. Brace soka This funny shit. Yeah, yireke genda birego that we are end up. It's okay, Brace. Yeah, all right. Okay. Icyo ntarinzi nakibonye. Ibyo bambwiye byose ndabyiboneye n'amaso yanjye. Give me time. Ciao ugende. Ciao ugende Brace. Nawe ubaye abakobwa b'i Kigali. Aka kanya ugeze mu Ako. Adoko uri umukobwa uri bavugane. Umukobwa uri civilize kimwe. Ibyo ntabwo bizi. Brace nsokera. I was just having fun. Navuze ngo nsokera. Okay, it's okay, my dear. Let me grab my fucking. Hey, wait. Me, I'm okay, and I have enjoyed to love you. Okay? Go fata inzoga zawe ugende sibyo fata inzoga zawe ugende unsokera ngaho man ibiro se bari me go. Drink. I have this. Okay. You see my coat. Baravuga ngo akabigasekwa n'akeza kabisa uyu ni president. Your machine is here. Welcome to your machine. Iki cyara napfuye nkoresha iyi. I'm leaving your piece, and I'm going to give you a piece. Okay? Not piece of shit, but piece of your mind. I'm leaving. Give me a piece. I have to leave. Go genda unesha karahagije genda. No se inzira. Wanyeretse inzira. Chana bro. Chahan. Akuntu ugenda ukagira ngo ni umuhungu muzima. So while we get drunk, so while smoke weed, we just having fun. We don't care who sees. So while we get out, that's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Oh my gosh. Okay. Man, no way, that's it.
none ibi ndabisobanura gute nihagaze iki kinini kano yo nta kintu kibabaza nko kurwanira imbere y'umuhungu abakozi bose twarashwanye dupfuna umuhungu none wambaye neza rero basi rwose mujye mwita kuri iriya kampani rwose mwana wanjye mwiteho mumenye buri kimwe cyose bitazahungabana umukobwa mwiza ntabwo ndakomerewe nanjye ndakomerewe pe ntabwo mfite ikintu cyo gukora si ukomerewe n'iki mwana wawe mama arabatanahira nkubwira tuba mfite ubwoba ntabwo mfite ikintu cyo kubikoraho noneho mama basi nawe ugwira mbikubwira ndumva byancanze ni ikihe kibazo wahuye nacyo mama ubuse koko nuri bundakari reba hano bwira undi wakoze iki ndakwinginze wakoze iki nasi mbabarira aka kanya basi umbabarire aba ari bwo bwa nyuma basi umbabarire inyuma nasi niki cyakubaye mama ndabizi nagusuzuguye kenshi ariko ntabwo ushobora kumva yuko nyine ni ibya kampani ukagira inkuru byagenze bite nasi waho kumbwira habaye iki muri kampani basi bansezeranye kuri ubu mwumvi kuko nanjye aka kanya ntabwo nta kintu cyo gutyo kubikora nguteza amatwi mbwira icyabaye muri kampani prince mama ubu aka kanya twicaranye biraba ibyo yandurira amaraso mwana wanjye biraba ibyo bintu bikurijije bitumye amaso avungamo amarira habaye iki byagenze bite hari umukozi mwashwanye byagenze bite hari uwo wirukanye hari uwo mwarwanye byagenze bite nasi wasabanye amahane yawe baho kumbwire habaye iki mwarwanye iyaba ari n'ibyo byibura nyine domwe koko nyine tumaze guhomba 30 kwisha ubwo iki nasi numvise neza subiramo numve mama sinakubwiye ngo uze kunyumva basi ibyo burungiriye mu aka kanya gusa nizo mbabaze musabye nyine nashaka kubwira ko tumaze guhomba 30 kwisha mama kuri kwimanda nicyo washakaga icyo washakaga nasi ukigezeho kutumva kwawe ubu nubonye akamaro ka nandi urakamenye 30% nasi ntabwo bishoboka nyine nagara akamaro ka nandi uyagitonde ndabibonye yuko nawe kugusuzugura nyine yuko iyo mwumvira byurira byaragenze ntabwo bishoboka ntabwo nabyemera urimo urashaka kunyumva cyangwa oya urashaka kugira ngo undebe amarangamutima yanjye cyangwa ibyo urimo kuvuga urambeshya cyangwa ni ukuri mwazi ko nta kubeshya akaba rero mpamvu naje kugusaba basi muze kunyuma nasi kuzi kuri ya kampani dufitemo 75%. Bariya abantu dusangiye 25% niba menye ibyo bintu ko kampani yahombye biragenda biti. Ngaho mbwira nk'igisubizo. Mama. Mama ndagusaba imbabazi. Byose ninjye wabiteye. Ndagusaba imbabazi. Iyo nza no kukumvira byura bwari. Byibura neno kwemera nkarekana nanda akaba bikora. Mama nukuri kw'Imana nabibonye kuko tuba umubyeyi ari ikosa ariko buri uzi ibyo wambwiraga ariko ndagusezeranya ko
ndagusezeranya ko nuko urakoze nuko urakoze ngaho gubwa neza kuko tugiye gusubira inyuma tutagifite n'umubyeyi wacu hanyuma tuzazamurwa n'iki mana we nandi wanjye we nandi we mama basi nyumva byibura njye dore akamaro ka nandi n'akangaka nahoraga nkubwira uriya mwana yari inyangamugayo mama byibura mbabara aka kanya nawe mwereka imbaraga ngiye kuzishyira pe ndagutakambi niyo nabyumvisha yuko ndi umunyamakosa aka kanya bigeze nanakemerana nanda akagaruka ariko nanjye Nancy baca umugani mu kinyarwanda ngo ibyaye ikibazo irakirigana mva imbere nta kintu nagukora ari mva mu maso nuko nyine urakoze ibyo washakaga ubigezeho ugiye kutugira nyine abantu bari aho ngaho badasobanutse Nandi ngusabye imbabazi mu cyimbo cya Nancy mbabarire ko biriya byakubayeho nta ruhare nabigizemo uko niko kuri kw'Imana kandi mu by'ukuri pe byarampangayikishije cyane mu buryo bukabije ndakwinginze ngirira umutima w'imbabazi rwose nta mpamvu ufite yo kumusaba imbabazi kuko nta kintu wakoze abizi wenda hari ukuntu uriya mukobwa Nancy mbona wenda abona ko tutavukana akabona unkunda cyane ibindi bikamutera ikibazo ndamwumva y'umuti buri wese aba afite ukuntu abireba gusa kunyirukana akankura muri kampani niba we yumva ari byo yamuhereza amahoro najya nyine ku ruhande nta kibazo gusa we ujya wiyumva n'ikibazo ni ukuri nshima ineza wangiriye nta na rimwe nigeze mbona unyanga nta na rimwe wigeze unyereka umutima ni ukuri ntugire ikibazo cyo kujya mu njyewe n'ubu naje kubera ahubwo se mwana wanjye ngewe akabazo k'amatsiko afite ahantu wabaga ni hehe se wabagaho ute waryaga iki ikindi cya kabiri kuki wakuyeho telefone ko nkakubura ngahamagara reka da nkumva telefone ntiriho wabikoreye iki kuko nandi wumvaga ko aho ndi meze gute uriya rero nyine nese ntekereza ntubwo wishyizemo yuko ibyo umukobwa yakoze nanjye mbifiteho uruhare yumva byarampangayikishije ntushobora kubyumva maze aya majoro yose umaze utari hano imbere y'Imana nkubwije ukuri ntabwo nari ndiho nanjye pe mama fone ye yaravuye kubera ko yambwiye amagambo mabi hari igihe twahuye ambwira amagambo mabi nshaka kubanza nkicara hamwe nkitekerezaho neza n'uwo mujinya nari mufitiye ukagabanuka ariko ntugire ikibazo ngewe mufata nk'umubyeyi wanjye ntureba iriya kampani nubwo ntayisubiramo ariko ugiye kubera ko nkunda nzi ko mfite umubyeyi nkunda kandi ubona nk'umwana ngiye biramuhagije pe ariko disi banza wari ufite ababyeyi beza nandi ushobora kuba umubyeyi w'amaraso atari uriya wakureze ashobora kuba yari mwiza agira umutima mwiza kuko ikinyabupfura n'ubumuntu ugira n'indangagaciro ngewe birantangaza cyane umwana w'umusore ku myaka ufite nk'iyo yawe wakabaye uteye ukundi kuntu ariko ndakureba avuga nti umubyeyi wakomotseho yari imfura pe ntabwo imfura cyane uri imfura cyane njye ntekereza ko wenda uko yari ameze niba ari umuntu mwiza yari ameze nkawe reka nshima Imana rero rwose yakungaruriye umva wiyumve kuri Rwanda kandi ndagusabye ntusubire ahantu wabaga ubundi se wabaga ariko utaruzi urabona naragiye kureba inshuti yanjye hari inshuti yanjye twasubiye tubana niba gucumbikiye nagiye wanakodesha nabonye ari heza ugatega imiti tubanye urananga kwibana nawe Imana imuhumugisha pe uzamunyereka umushinga
ahubwo uretse gatoya usanga agake se nandi kandi turakoze cyane hari izuba ubwo witegereje gute kumpa akajiza ndi kureba hano hari izuba niyo tugomba kubikwisha urakoze cyane imana iguhumugisha ndishima iyo nanjye nawe wishima barambwiye ntabwo umeze neza ibuka ibyiza byose wankoreye kugeza nkuze ndeba akazi mwamaye ukuri ntacyo nabingana ibiri kuba byose ntukabyitaho cyane umukobwa ni uburenganzira bwe n'umutungo wawe kandi ibya papa we aba agomba kubyisanzura ntabwo ariko agomba kubyisanzuramo ngo ahemuke rwose ntabwo yari akwiye kugufata nk'umuntu wo hanze cyangwa wa rubanda kandi rwose nk'urabari umwana w'umuntu ariko mbwihorera hari igihe azabiha agaciro akakwiye disi imana igumugisha cyane ahubwo uretse gatoya muzanire ugiye kunkorera yihe siripurize yindi sero n'udushya wanzaniye uriya mubyeyi yabyaye umwana mwiza ukina turakura ariko mana ibyo bintu bitekereje ute koko amasaha aba yagiye cyane ese bo bitetse ryarahura gusa guteka kare ese ntabwo warusha reka nkubwize ukuri ngiye kubirya nyuma y'iminsi ntarya ngiye kurira iyi sahani rero guha nta kintu kiriho nari maze iminsi narabuze kurya merci tugusenge numve ko uzi guteka aryoshye banatetse igihe kiremerera guteka ndabizi ntabwo byananiye mbese ko utadutekera nuko mutamuga umwanya habaga hari abakozi buzuye inzu uzi ukuntu mva waryoheje numva ngiye kubirya kure urabona bishize ntukazajya wicisha inzara genda umuntu w'umugabo narakuze tunakuze ntukagira ikibazo cyane Nanti nizere ko umeze neza amakuru y'iminsi se amakuru y'imyezi nta kibazo Nanti rero ngo turi mu mahoro hari icyo nashaka gusaba ariko nashaka kugifata nk'ikintu kiri sane because I know it's somehow difficult kuri wowe kuko uri mu byakira ariko anyway nashakaga kugusaba ko wagaruka muri kampani ukaba wakomeza inshingano wari ufite mbere y'uko nza nta kibazo nkongera nkasubira mu nshingano zanjye nanjye nabanje kujyamo ngera muri kampani rero ubwo ndagusaba yuko waza ukongera ugahedinga ya kampani yacu ese ibi ikibazo kibaye kiri gutuma wumva wangarura muri kampani y'umurimo uzi n'uko mwanya ukanye Nandi buriya mu buzima bwose hari igihe kiba ngombwa yuko umuntu yisubiraho bitewe n'ibintu abona kuko naje gusanga ushoboye
turashoboye kandi wari ubimenyereye no kundusha ntabwo aricyo cyari igihe kuko nibwo nari nkigera mu Rwanda ntabwo nari nakamenya ukuntu business ziraninga ukuntu bigenda so nta kindi rwose kandi ndagusaba n'imbabazi kubwa kuriya corona kuri byagenze nyine ariko for ndagukeneye muri business yacu ndagukeneye nk'umuntu wahoze uyihedinga n'ubundi ukabigenza neza ababyeyi barakugiriye icyizere ari muzehe nawe ndabizi ko yasize akubwiye ko ugomba kubyitaho trust me wamfasha ukagaruka ukongera ukahedinga niba ariko nawe ubibona urishimye ko ariko ubibona ariko mu by'ukuri hari iyindi kariyeri hari ubundi buzima natangiye buriya ntabwo biba byiza iyo ukunze kugirana ibibazo n'ahantu wabaye neza iyo ikintu cyaba cyiza nk'uko wafashe ububasha ukabuyobora hangana hangana ukomere ugenda ukora ibintu biyemeje no kuba umugabo ariko ntabwo icyo cyari igihe biragoye urumva nicyo nagusabaga ntago narinze kubiguhatira ariko nifuzaga ko wabigenza gutyo kandi urabizi yuko na papa ajya kugenda urabizi ko ariwe yifuje ko wabiyobora ubwo rero ndatekereza yuko uramutse umfashije ukagaruka muri business wabungiriye neza kandi na mama arabyifuza mu by'ukuri biragoye gufata icyemezo kuba nahita mfata icyemezo cyo kugaruka muri kampani igiciyemo ni kinini I know wenda bimwumva nyine kuri kubyumva ariko hari ibitekerezo bindi mfite hari ibintu bindi nyine hari ibindi murongo okay basi bikorere papa we wasize avuze ngo muzabihe nanda ari ubiyobora bikorere mama kandi ndabizi ko bafata nk'ababyeyi bawe ndabizi ko mama ari papa bose ari papa nubwo yagiye waramukundaga ari mama nubwo agihari uramukunda kandi uramwubaha ndatekereza ibintu Lovie yasize avuze rwose trust me nanti wakabaye umfashije aka kanya nkuko mbigusabye kandi urabona ko naciye bugufi byibura biragoye gusa ntabwo nta gisubizo mfite ubu ntabwo okay basi genda ukambitekerezaho nta kibazo okay genda ubitekereza ariko byibura uzangarura igisubizo cyiza ndakwizeye nanti uzagarura igisubizo cyiza kandi ndabizi yuko ugiye ukabitekerezaho rwose kandi wumve ko nahindutse nabaye umwana mwiza ntugire ikibazo mbikubwiye mbikuye ku mutima kandi niko mbyifuza nanti urakoze pe urakoze kandi ndabizi ko uzaba wafashe igisubizo cyiza ibitekerezo ubu nzakubwira nuko urakoze ubwo nyine ngiye kuba ntegura ukuntu uzaza noneho narabaye n'umwana mwiza kurushaho ukahita umbera umuyobozi ubwo byose ngiye kubishyira ku murongo kandi urakoze pe ese kurimo kumva ese tubabwira banze murabyaje byabaye wabuze ibintu byabaye ni ibiki se byabaye ntabwo mbizi nyine n'ibyo nawe niba uri mu yahe mandazi sinzi nyine ahantu uri ese ayo mandazi mbwira muri mu kazi ukarimo cyangwa uba wijagarariye wibereye mu bindi wabyumira uzi yuko nyine nabonye nanjye sha bari kurebana umva bari kurebana nk'abantu bakundana byacitse nyine ni eye contact showe mbeshye ni ukuri kw'Imana ngo nsimba mbeshye ntabwo ibyo bintu byabaho binyuze mu zihe nzira se njyewe nuko nabibonye pe kandi simubeshye umva bari kurebana nyine sheri ishusho andi nasi ntabwo bishoboka ibyo bintu nuko ese ubwo urumva byakunda aho kujya wibuka yuko uriya mwana iwabo bamureba neza nandi yarezwe n'iwabo wa nasi so niba baramurereye iwabo ntago nansi yarera agiye hanze none se ukiyumvisha yuko bakundana kandi barakuranye barareranywe ntago bamaranye ubuzima bwabo bwose umwe yarakoze aragenda undi asitinga mu Rwanda umwe rero yagarutse ibyo nibyo biri kuba
umva mubwira amaso yareke nabi ntabwo ibyo byashoboka Koza ntabwo nandi yakundana Uza uko byagenda kose byibonera. ntabwo byavamo ashaka uzabyibonera ntabwo byakunda shuri ntabwo byakunda ntabwo byakunda umvanye nawe bariya abana bameze nk'abavandimwe brother and sister rero ntabwo byavamo yuko nyine bakundana ubwo wenda wowe wabonye bari kuganira bisanzwe cyangwa se ndabavuga ku bya company utekereza ko hagati yabo harimo akantu ako ntekereza ko nta kantu karimo ntabwo byakunda shanze ko nabonye kandi ngewe nkurikije amaso yanjye umva nabyiboneye pe nabonye ko ari ibyo rwose ntabwo abantu bifata bagafata amasegonda cyangwa angahe bareba bose ni kangaho babonanye bameze gutyo muri iyo shusho guhera mu gitondo guhera mu gitondo kugeza ubu ngubu kugeza ubu ese si mpamvu nje kubukura mpuzananga ubure kurya rimenge ahubwo ibi bintu noneho umuntu arabigenza gute mba simbizi pe simbizi ntabwo nzi ko turabigenza ariko ni uko bimeze n'ibisazi ntabwo ibintu byashoboka ubwo mbe menya amakuru meza yizewe atari aya ngaya yawe ntaribi ugendera ku byo nakubwiye ushake n'andi makuru yawe kuko njye icyo nzi ntabwo ndi kubeshya njye ndi kubwiza ukuri ni uko nkuko nabibonye from the morning till now bari ku eye contact ari eye contact bishoboka ibi bintu ntabwo ngere nari kuguma muri biro ngo nicare ngo nabera ngo ni mu kazi nakubwiye ko you're my friend kandi I know you love that guy yego urabizi neza ko mukunda ariko se ndamutse nsanze ariko neza ntabyitwara none wamenya ubwenge nawe so nura mukobwa yagutwanisha ntabwo bibaho numva bishoboka nta nubwo byashoboka nora ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka kuri uriya mwana w'umukobwa yamwarira kurushize yewe mama mukuzanira raporo ku gihe ukamenya ukuntu ibintu bimeze n'ukuntu byitwaramo sibyo niko bimeze yeah kandi thank you I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain.